kuzura tuzabaho kubwe. Yazamwijwe aravuga muri Yohana 7 aravuga ngo umuntu nagira inyota azahondi anywe, ngo umuntu nanyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ngo ibyo bizerekeje ku Mwuka Wera wamwizera bendaga guhaka. Abamwizera twageneye ubuzima bw'Imana butemba muri twe, si bitonyaga, si byo twigirisha, si ingamba dufata mu gitondo ngo nongeye kwimunyamunya, ngo ngiye kugenda ngo ntatukana, ngo ngiye kugenda ntareba iby'isi. Si ingamba, n'ubuzima bw'Imana buba muri twe bukazana impinduka. Twebwe abantu buntu basanzwe, Imana igakorera muri twe ikatwubaka tukubakika. Kamere yacu ikagenda ibambwa, kwikunda bikagenda bibambwa, self ikagenda bibambwa, Kristo akagenda yuzurira muri twe. Arabishoboye kandi yabigeneye abamwizera, si ibya bamwe, ibya twese. Data tukuzamuriye amaboko muri uyu mugoroba, waduhamagariye umurimo w'igitangaza ngo kumurika muri iyi si tuzi umwijima, kandi tuzi umwijima. Hari igihe umwijima wahereye iwacu mu mazu, ugahera mu mbyaro zacu, ugahera mu nshako zacu, ugahera aho dukorera Nyangora ku Ngoma, ukadusanga no mu rusengero, tukabana na bene data batakizwa, cyangwa natwe ubwacu ntidukizwe. Ayi mwami w'abami, ayi mwami w'abami, ntabwo twabishobora. Tuje kukuzamurira amaboko, waduhamagaye kumurika, uratubwira abahiriwe abaribo. Twakwitegereza tugasanga isi ntibyita guhirwa, ariko tukugarutseho waravuze ngo ni wowe mucyo nyakuri, ngo ukiri mu isi uri umucyo. Muzehe Simoni yarakureze ngo abona n'agakiza kageze mu isi, ngo kiteguriwe abari mu isi bose. Tukugarutseho mwami w'abami, tuguhanze amaso, tukuzamuriye amaboko. Turakubwira ngo egura amaso yacu uyakure ku bitagira umumaro dutinamo bikadukamura. Garura amatwi yacu uyakure ku bikuru by'iyi si bitagira umumaro, utwuzuze inyota y'ibyawe kugira ngo ubuzima bwawe butembe muri twe mwami w'abami. Tugaruze imbabazi aho twatamye, tugaruze imbabazi neza aho twayobaguritse. Akariro kacu kacumbaga, urumuri rwacu rurimo ruzimata. Tuje kuguhanga amaso ngo ubuzima bwawe bwuzurire muri twe, maze udutume. Niko Yesaya mu ntege nkeya ageze aho uri, aguhanze amaso, yumva ijwi ryawe rivuga ngo ndatumane, ninde watugende? Ndatumane, ninde watugende? Ijwi ryawe riracyabivuga muri iyi si tuzi umwijima yuzuye ibyaha n'ibyago. Uracyabaza ngo ndatumane, ninde watugendera? Ninde watugendera? Ugasanga turahetamye, ugasanga turapfuye, ugasanga ntidufite umwanya, ugasanga nta mbaraga. Ariko umukozeho, ukojeje ikara ryaka ku munwa we, haravuga ngo ni njyewe bari njye utuma. Nari umunyaminwa yandu, nari ntuye mu bantu b'intege, nanjye nuzuye n'intege, ariko mpuye nawe nambikwa imbaraga nawe. Mwami, natwe turi hano tukuzaniye ubuzima bwacu, tukuzaniye imibereho yacu, tukuzaniye ibitugize Nyangora ku Ngoma, ngo udukurire amaso ku bitagira umumaro byatwambuye imbaraga, bikatwambura imbaraga, bikatuzimya. Duhe inyota y'ibyawe, wowe soko y'ubuzima, wowe mucyo nyakuri, ngo abakurebyeho bose baviriwe n'umucyo, ntibongera kugira ipfunwe, ntibongera kubebera. Warasezeranyije abakwizera, uravuga ngo abagukurikira ntibazongera kugenda mu mwijima na hato. Duhe kutagukuraho amaso kugira ngo duhorane umucyo muzima. Umugisha itorero ryawe, umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe, utwuzuza umwuka wawe wera kugira ngo tugende tumurike nk'uko wabidusabye. Nta kintu wigeze udusaba kidashoboka, nta nubwo wari wizeye twebwe, ariko wari wizeye ibyo uzakorera muri twe. Natwe turakwemereye mwami, ni mu izina ryawe Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha. Turahamagarirwa rero kuba umucyo kuko abakozi b'Imana, Imana yashyize ku mitima yabo, ndetse munabisanzwemo nk'itorero. Imana nibishimirwe, haleluya. Uyu munsi ndatinda cyane ku isoko y'umucyo, umucyo nyakuri. N'ubundi ni Kristo, nta wundi. Niwe mucyo nyakuri, niwe soko tuvomamo kuba umucyo.
rwose ntiwaba umucyo habe namba nturi nawo ntuzigera unabawe, ariko nucomeka ku mucyo nyakuri uzakape, uzarabagirana kandi uzatanga ubuzima bwa Kristo. Tugiye gusoma ahantu harehare muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 1. Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 1. Reka mbasomere twihuse. Haravuga ngo abonye abantu benshi azamuka umusozi, we ni Kristo, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Amen. Haleluya. Ubu buzima Yesu yaramaze kumenyekanisha, abubwira abamukurikira ko aribwo bagomba kubamo, n'ubuzima ubundi budashoboka muri iyi si cyuzuye umwijima. Yesu ashimwe cyane. Yarimo kuvuga ibintu byenda kumera ntibinyuranye n'ibyo twebwe twita amahirwe, twibwije ukuri. Aba bantu avuze, ntabwo uyu munsi ukoresheje ubwenge bwacu busanzwe ntabwo wavuga ko ari bo banyamahirwe. Abanyamahirwe ni abafite amafaranga menshi, ni abakora ibyo bashaka, ni abajya aho bashaka, ni abahiriwe n'ibintu bitandukanye. Ariko Yesu azanye ibintu byenda kunyurana burundu n'iby'isi yita amahirwe. Kuko nukurikira neza ukuntu avuze, aravuze ngo hahirwa abakene mu mitima. Cyose ibyo bintu wabirisha se wamugane w'imvugo y'ubu ngubu byamara iki mw'isi bisanzwe, byaguha iki, byakwinjiriza iki? Ariko uko ijuru ribona abanyamahirwe bitandukanye n'uko isi ibona abanyamahirwe, kandi rwose ntibizigera bihinduka, kuko iby'ijuru rivuga byo birahamye n'iby'iteka ryose, ariko ibintu by'isi birahindagurika. Kera mu myaka ya kera tutaraza batubyaye, kubyara abana benshi byari amahirwe, kuko wabaga ufite amaboko. Kubyara abahungu byari amahirwe kuruta kubyara umukobwa. Hari ibintu rero bigenda bihindukagurika byo ku isi, ariko iby'ijuru byo birahamye by'iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Hanyuma mu ijuru baremeza baravuga ngo abakene mu mitima barahirwa. Umutima ukeneye Imana, umutima wifuza Imana, unyotewe iby'Imana, ijuru ryawe ureba rikavuga ngo mbega ukuntu ari abanyamahirwe. Ariko isi ryabireba ukajya ugira ngo barimo no kujijwa, bafite n'ukuntu bajijwe, bafite n'ukuntu bameze nk'abantu batize. Ni gute mu bintu byose byiza biri ku isi umuntu yashyira imbere gukenera Imana, ukumva birasa nk'ibinyuranye. Ariko ijuru ryo ntabwo ryibeshye. Arongera avuga ngo hahirwa abashavura, abantu babajwe n'ibibabaje Imana. Burya abantu bose bababaye siko ari abanyamahirwe, ariko abababazwa n'ibibabaza Imana. Haleluya. Ijuru ribitsa abanyamahirwe nubwo mu isi bisa nk'ubuswa. Nari ndimo nitegereza kati nkareba ishyaka n'umwete avugana ibi bintu, nkavuga yadashavuzwa n'ibyashavuzwe ntabwo byari kuvamo umuhamagaro uzakiza abandi benshi. Nuko Satani abazi ngo aratsinze, ariko Imana iteka iratsinda. Haleluya. Mu marira y'abana b'Imana iteka avamo umurimo w'igitangaza mugari n'ibintu bikiza abandi, kandi Satani yarazi ko akwishe. Hahirwa n'abashavuzwa n'ibishavuza Imana. Ntabwo imihamagaro y'ukuri yavuka, ntabwo kwifuza kumurika byavuka umuntu atagize agatima k'Imana kababajwe n'ibibabaza Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo abo barahirwa. Barakongera bakavuga abagwaneza, abantu bari du, abantu
ubundi birahombya kumugwa neza mu isi hutaza, birahombya, igihombo. Ariko ijuru ryo rikavuga ngo hahirwa abagwa neza. Muri make barimo aratubwira ibintu byenda kumera nk'ikinyuranyo cy'ibyo tubona. Yakomeje avuga ngo hahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Muri make nta kindi kintu bashaka uretse ikinezeza Imana. Haleluya. Inzara yabo n'inyota yabo ni ugukiranuka. Kujya mu bihugu biteye imbere turabirota, hari iwacu muri Afrika tuba tubirota. Ubu mbese ibintu byacitse naje ahangaha, ibintu byacitse byayobye. Namwe mujya kuza nuko byari byaracitse byarayobye, ukumva umeze nk'umuntu ugiye mu ijuru. Ariko ijuru rikavuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Nta kintu cyo ku isi kibaraje ishinga, nta kintu cyahatari kiri ku isi, ariko cyahatari kuri bo ni umutima unejeje Imana. Hanyuma ijuru rikavuga ngo abantu barahirwa. Haleluya. Bisa nk'ibicuramye, ariko niko ijuru ryita ko ari abahirwa. Ngo bahirwa abanyambabazi. Aba banyambabazi ni abantu Imana itiza agatima kabo. Burya imbabazi za Yesu ntizishira, uzi ko zidakama. Twebwe izacu ziririmba tuvuga narakubabariye kabiri gatatu, ahandi warengaho. Ngo ariko hahirwa abanyambabazi bafite imbabazi nk'iza Kristo zitatureka. Muzi ko atatureka, imbabazi ze ntabwo zikama. Imana ishimwe cyane. Arakomeza avuga ngo hahirwa b'imitima iboneye, pure in the heart. Aba ni abantu bafite umutima umeze nk'uw'abana. Ibi bintu binezeza Imana, ko n'abantu batagira umutima ntibafite ubuzima bubiri. Uragiye ugira ibyago ukabana n'umurokore ufite ubuzima bubiri, none ibyo avuga ku muntu akaba atari byo biri mu mutima, biragatsindwa n'Uwiteka. Ariko data aravuga ngo hahirwa ab'imitima pure, imitima iboneye imeze nk'iy'abana batoya. Ibyo bari byo ni ibyo nyine, nta nyuma nta behind the scene bagira, nuko bari. Imana ishimwe cyane. Bakavuga ngo hahirwa abakiranura, peacemakers, abantu batanga amahoro, kipokira pe. Muzi ntonganya n'induru n'intambara ziri hagati y'abantu b'abavukanye bahuje n'amaraso, bahuje naho bashatse, bahuje n'itorero. Ari induru ni nyinshi, ariko data yakutekereza ngo hahirwa abantu bazana amahoro. Bakavuga ati oya ntisuku biri bugende, oya suku biri bugende. Abo bantu Imana yabitekereza ikavuga ngo nabanyamahirwe. Hakaza ibindi rero bitangaje, ngo hahirwa abantu barenganyirijwe gukiranuka. Mana, bisa nk'igihombo. Buriya Yosefu yarenganirijwe gukiranuka mu rugo kwa Potifari. Azira ko atasambanye, kandi yasambana ntiyari kujya muri gereza, ariko arabizize. Hari igihe umuntu arenganirizwa gukiranuka, akazira ubwo bupfapfa bwitwa gukiranuka. Rega n'umundi Imana ibyita ubupfapfa. Yaravuze kwidukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa, folie de la prédication, ni byidukirisha. Hanyuma ariko bahirwa abo bantu, barahirwa barenganirijwe kubaha Imana, barenganirijwe gukiranuka. Hari igihe umurokore mugenzi wawe kwicaza kugira ati ariko nawe kameme jya ushyiramo akantu k'ubwenge. Uzi umuntu atajya kugira ngo gishyiramo akantu k'ubwenge, uzahita witega ko inama ikurikiyeho ari mbi itavuye ku Mana. Jya ushyiramo akantu k'ubwenge nawe ntukajye uzana ibintu byo gukabya. Hahirwa barenganyirijwe gukiranuka. Arakomeza aravuga ngo namwe muzahirwa niba batuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi, babampora. Nagaruka kugupfa kutubeshyira ngo yaravuze, baraturenganya batubeshyera ibibi byinshi, ariko tuzira Kristo. Ngo abo bantu ijuru rikavuga ngo bazaba nabo bahirwa. Namwe muzahirwa niba batuka. Umuntu wagira ngo Imana yacuritse nk'ibyanditswe. Ni gute gutukwa yazana ngo hirwa? Ariko Imana ni Imana. Ngo namwe muzahirwa niba batuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi, babampora. Amaze kubabwira iyo mibereho imeze gutya y'abantu biyemeje kumukurikira uko bakwiriye kubaho, muri make yarazanye inyigisho nshyashya n'imiremerwe mishyashya. Arangije agera ko kubabwira ngo mugomba noneho kuba umucyo w'isi. Muri ubwo buzima busa nk'ibinyuranye n'iby'abantu bundi bita amahirwe, arangira avuga ngo mugomba kuba umucyo muri iyi si icuza umwijima, mugomba kuba umunyu muri iyi si ibishye, isi yuzuye ibintu bisharira. Arangira atubwira ngo tugomba kuba umucyo. Inkuru nziza rero muri ibi byose nuko Yesu atari yizeye umucyo wawe. Yesu yari yizeye, iyo yizera wawe arabizi kuhindagurika. Turahindagurika we. Siho yarashize ikize ajya kugusaba ngo ugende uba umucyo mu isi icuza umwijima, uba umugwa neza mu isi itagwa neza, uba umuntu uzana amahoro mu isi idafite amahoro,
ngo nibagutuka baguhora gukiranuka ngo nabwo ngo ukomeze ngo wihangane, ajya kugusaba ibyo yari yizeye isoko yaho biva. Haleluya. Yarazi neza ko ubwawe utabishobora. Niyo mpamvu abantu gutinza amaso si kuri wowe, si kuri njyewe, akubwira ngo ube umunyu mwisi sharira, mwisi bishye y'abantu bahemuka, ngo hanyuma ngo uzane kuryoha, uzane ubuzima. Yari yizeye uzabikura. Imana ishimwe cyane. Yari yizeye inkomoko wakuramo kuba umucyo, wakuramo kuba umunyu w'isi, wakuramo muri make muri ubuzima yari amaze kuvuga bwo kuba neza mu isi itari mu bugwaneza. Haleluya. Mubahiriwe rero nk'uko ijuru ribibona atari nk'uko isi ibivuga. Yesu yarazi neza ko mu bantu buntu mubiri nyama n'amaraso batabishobora, ariko nibamurebaho. Haleluya. Nibamurebaho, nibashaka imbaraga muri we, nibamuhanga amaso, Imana ishimwe cyane, bazashobozwa. Haleluya. Kare nasomaga ijambo ry'Imana numva katigeze kuri vuga numva riranejeje ku bitabo riba muri Yohana 15:5 havuga ngo nta kintu mushobora ninge muzabibu ukuri na mwe muri amashami just nta kintu mushobora gukora mutamfiti. Muzi ko igihe tubyibagirwa ko yumva hari ibintu wibashirije wishoboreye, ariko ibintu byose Imana isaba abantu, ibyo abantu bihimbira babishobora, ariko ibintu byose Imana isaba abantu ntushobora kubishobora atari muri Kristo Yesu. Niho honyine dushoborezwa. Hari igihe uvuga uti ngiye kubishobora, nzakiranuka, nzabishobora, hanyuma bikakunanira we, bikakunanira. Buriya nta muntu utabaza Yesu ataramarika amaboko. Iyo byanze uramutabaza, umwishingikirizaho, ukamenya ko bitashoboka. Imana ishimwe cyane. Nawe rero nubwo yatubwiraga kuba umucyo no kuba umunyu w'isi, yarazi neza ko tutabishobora, ariko yarazi neza ko dufashe kuri we, tumuhanze amaso muri iyi si ibi bintu byose katamaze kutubwira n'ibintu atatubwiye, yarazi neza ko byashoboka ko umucyo waboneka mu bantu. Haleluya. Kuko bacometse kuri we, ari we bitegereza. Imana ishimwe cyane. Ntitwatinda no gukora uriya mukoro wo kumuhamagarirwa kumurika no kuba amatabaza tudatinze ku isoko y'umucyo. Imana ishimwe cyane. Isoko iva mu mucyo udakama utazima, nicyo cyari kimuzanye mu isi, yaraje kumurika. Haleluya. Umusaza Simewoni yabibonye Yesu akiri uruhinja. Haleluya. Muri Luka 2:29 kugeza kuri 32 Simewoni yahamije ibyuwo uje kuba umucyo w'isi akiri uruhinja. Abandi bantu batarafite amaso ya Simewoni babonaga abana basanzwe, kuko kuzana abana ku misi ngahe 8 7 bagombaga kuzana abana. Nukuvuga ngo Yesu ntabwo yari exception, yaraje nkuko abandi bana bose b'abayuda babazanaga kuba muri Imana, uko bahaga Imana yabo muri sinagogi, bizari bisanzwe. Ariko Simewoni wari umurikiwe n'umwuka wera, yitegereje areba uruhinja rusanzwe, abona ruje kuba umucyo w'isi. Haleluya. Aha mwacyo akiri n'uruhinja, nicyo cyari kimuzanye. Reka mbasomere Luka 2:29 kugeza kuri 32 ngo mwami noneho urasezerera umugaragu wawe, ariko Imana yongere duhaye amaso bakundwa, ngo mwami noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. N'uruhinja mubyibuke rudafite ishusho n'imwe, rudafite forme, rudatandukanye n'izindi mpinja zose. Murabizi ko bajya basengera abana mu rusengero nta tandukaniro ryari rihari, ariko umuntu wari ufite amaso y'umwuka wera aravuga ngo mbonye uruhinja, ariko njye mbona agakiza. Haleluya. Ngo mbonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisiraheli. Yesu yaraje kuba umucyo uvira amahanga, uvira abanyamahanga, no kuba ubwiza bw'Imana muri bene wabo b'Abisiraheli. Haleluya. Nagakiza Imana yiteguriye, yaraje kuzana umucyo muri iyi si icuza umwijima. Nagira ngo mbibutse aka kantu, mwari muzi ko umwijima mwinshi utazigera ugabanuka, uzagenda urushaho uko twegera ibihe bya nyuma. Umwijima mbese ntacyo turabona, wa mugani w'abasiganwe n'abanyamaguru, abanyamaguru bakabasiga, ntacyo turabona. Ntabwo kuba dusenga, kuba dukizwa bizabuza nyuma y'ibihe bya nyuma uko yagenwe niko bizagenda. Icyakora iyo abantu basenze birukana Satani hano n'ingabo ze, akagenda akajya gushakira ahandi, akajya gushakira ahandi, ariko umwijima uzarushaho kuba mwinshi, amahano n'ibyaha tutarabona bizarushaho kugwira. Ariko Imana ishimwe ko Yesu yaje.
haleluya, akaza kuba umucyo uvira amahanga. Umugaragu w'Imana Yohani yarabihishuriwe muri Yohani igice cya mbere, akomeze muvugeho Kristo. Yohani igice cya mbere murongo wa mbere kugeza kuri 5, aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we, unyumve mukundwa, muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Mana ishimwe cyane, ngo uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Ejo tuzakomeza kuri murongo wa 5, ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Ntabwo Yesu yaraje ari umucyo nkuko dufite amatara meza y'amadekorasiyo ataka ahantu ukabona habaye heza. Ni amatara meza atanga umucyo ariko nta buzima ahetse. Yesu we yaraje ari umucyo uhetse ubuzima, uhetse ubugingo, uhetse kubeshaho, agakiza umunyabyaha rwimbi nkanjye, agakiza umunyabyaha nkawe. Umucyo uhetse ubuzima, haleluya. Ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Mana ishimwe cyane, haleluya. Uyu mucyo rero dukomoramo kuba umucyo wo utanga ubuzima. Sinzigera nubwo naba nakomejwe n'Imana cyane, sinzigeramo abantu ubuzima. Cyakora nzababwira iby'uwo mucyo hanyuma bahure nawe. Ariko we uyu mucyo nyakuri, haleluya, aho umunyabyaha rwimbi ubuzima. Mana ishimwe cyane. Twaze tuganira na Pastor Gustave kare, ambwira ukuntu yakijijwe. Iyo agakiza kahageze kaba kahageze, numenye uko bigenze, ariko hari ikintu gikoreka imbere muri wowe, kigakoreka kikazana ubuzima bw'Imana. Uwo rero uje kuba umucyo w'abantu, uwo mucyo wari urimo ubugingo, wari urimo ubuzima, nibyo byiringiro isi ifite. Ni ukuri kose, ni ukuri kose, nibyo byiringiro isi ifite. Ni nayo mpamvu bene data b'itorero mudakwiriye gutinya ikintu na kimwe. Nitwe dufite ibyiringiro by'iyi si icuza umwijima. Politike zizasimbura n'abaduzana ibintu bishyashya byiza by'umumaro by'iterambere, ariko igisubizo cy'umunyabyaha, igisubizo cy'umuntu ucuza umwijima, igisubizo cy'umuntu urimo wisabira gupfa kiri muri Kristo wenyine. Haleluya. Niyo mpamvu Imana iradukeneye bene data, iradukeneye twese. Ko uzagera si wo nzagera, wo muzicarana si wo tuzicarana. Data aradukeneye twese kugira ngo dutware ubuzima. Haleluya, haleluya. Uyu mucyo wari umucyo uhetse ubuzima, umucyo utanga ubuzima. Kandi noneho we ntabwo atinya. Hari igihe tuba turi abana b'Imana ariko wakwitegereza ubuzima bw'umuntu ukuntu bwapfuye, noneho mu bwenge bwawe no mu bwoba bwawe ukavuga uti uyu nta garuriro. Nta muntu udafite igaruriro muri Kristo. Kristo ntiyigeze atinya ahantu hari umwijima ukabije. Bamwanditseho muri Matayo, baravuga ngo no mu rupfu no mu mwijima w'icuraburi no mu gicucu cy'urupfu yazanyemo ubuzima. Muri Matayo 4:15-16 aravuga ngo mu gihugu cya Zebuloni na Nafutali, hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani n'i Galilaya y'abapagani, ngo abantu bari bicaye mu mwijima. Ntabwo Yesu atinya umwijima. Ibyaha biri hano hantu ntabwo Yesu bimuteye ubwoba namba. Na bya bintu ugira byo mwibanga ntibimuteye ubwoba. Afite imbaraga zo kugukiza. Rega ryo umuntu bari mu itorero ariko atarahura na Yesu, yiririmbira neza, ashobora no kubwiriza amaverse kuyafata mu mutwe, ariko atarahura n'umucyo w'ukuri. Ntabwo ibyo bintu bitera Yesu ubwoba, ahubwo aravuga ati ngwino mwana wanjye, kwereka imbaraga zikiza. Haleluya. Ngo abantu babicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abandi bicaye mu gihugu cy'urupfu. Igihugu cy'urupfu ntabwo cyatangiriye hariya Bruxelles kati, ntabwo byatangiriye hano turi. Igihugu cy'urupfu cyahozeho cyica abantu kikabamira, ariko Yesu ntihatinye. Ngo abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Haleluya. Uyu mwami tuvuga ntatinya ubukana bw'ibyaha, ntatinya umwijima uteye ubwoba, nta byaha bimukanga. Haleluya. Muri we harimo imbaraga zo kubakiza bose. Mana ishimwe cyane. Nigeze atinya ahantu hari umwijima mwinshi ngo avuge ngo haragoye. Oya, ahubwo mu mwijima mwinshi ukabije burya niho umucyo ugaragara neza. Agaciro k'amatara tukamenya mu mwijima. Haleluya. Mana ishimwe. N'akamaro k'umucyo kamenyekana ahantu hari umwijima mwinshi. Haleluya. Ntatinya aho ibyaha bigwiriye,
ahubwo hasuka ubuntu bwe. Ibyaha biragwiriye ariko hakasuka ubuntu bwe. Haleluya, Mana ishimwe cyane. Yesu bwe yarihamije avuga iby'uko ari umucyo. Muri Yohana 8:12 ngo Yesu yongera kubwira abantu ati, Yohana 8:12, Yesu yongera kubabwira ati, ninjye mucyo w'isi, unkurikira, umva inkuru nziza, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato. Haleluya, ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo, cyangwa azaba afite umucyo w'ubuzima. Nagira ngo mbabwire ko abantu bose batarimo gukurikira Yesu barimo barajarajara. Ashobora kujarajara afite PhD, ashobora kujarajara afite amafaranga menshi, cyangwa satana yafite, ariko arimo arorongotana muri ino si. Ariko Yesu yavuze ngo ninjye mucyo w'ubuzima, umuntu unkurikira ibintu byo korongotana biba birangiye. Haleluya, ibintu byo kujarajara biba birangiye. Niba hari umuntu ushyira ubuzima ku murongo, ubuzima ubwo ari bwo bwose, ni Yesu. Haleluya, Yesu yangiriye neza, ampaye agakiza. Nasaga urebeye inyuma, nasaga nk'umuntu udafite ikibazo. Vuga ngo urebeye inyuma. Urebeye inyuma nari ndaho undi umugore ukomeye ukuntu, ufite umugabo wari ukomeye mu kuntu. Noneho ukabibona urebeye inyuma nta kibazo, dutaha ahantu hasa neza, dufite twa tuntu twibanze. Uyu munsi nibwo mbona ko bitari bihagije, ugenda nabonaga ngo bihagije cyane rwose, ariko najya mbona birahagije. Mu modoka hari amazu yacu tuyatuyemo, ariko ukajya ubona ibintu bimeze neza. Warebera inyuma ukabona nta kibazo, ariko ubuzima buri empty, buri vide, butazi icyo bushaka, butazi icyerekezo namba, budafite ingamba z'ubumana namba. Nuko Yesu angirira imbabazi, ampaye agakiza, azana n'icyerekezo, azana no kumva afite impamvu yo kubaho, azana no kumva ari cyo maze mu bwami bw'Imana, azana no kumva nkwiriye kubaho kugira ngo mbesheho abandi. Ibyo bintu byose biri muri package y'agakiza. Unkurikira atandukana n'umwijima. Haleluya, unkurikira yongera kugenda mu mwijima ukundi. Unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ninjye mucyo w'isi. Unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo, azaba afite umucyo w'ubuzima. Ntazaba agitatona, ntazaba agikabakaba, yaba atunze cyangwa adatunze, aba afite umucyo w'ubuzima. Haleluya, impamvu bimworohera nuko abakurikira Yesu. Burya tuvunwa no gukurikira ibintu byose, ariko iyo ukurikira Yesu bita byoroha. Inzira ni imwe, aha ncisha ndacaho, nagiye n'ibumoso ntamvu n'ibikirimo, amahitamo aba yabaye clair. Imana ishimwe cyane. Burya umwijima wose wahuye nawo cyangwa twagiye duhura nawo, nuko twari twayobotse inzira zacu, cyangwa ubushake bwacu dushaka ko buza imbere y'ubwe. Ariko ibavuga ngo umurikira ntazagenda mu mwijima ukundi, niko kuri. Iyo tumukurikiye umwijima urahunga. Niyo hasa na hari umwijima, for real nta mwijima uba uhari. Haleluya, mu kumukurikira ni hawo umwijima. Hari igihe utareba neza imbere utazi ibikurikiraho, ariko kumukurikira ntibiba mu mwijima. Haleluya, umwanditsi wa Zaburi 119 yaravuze ku 105 ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Burya umuntu yagize umugisha agatangira ku ijambo ry'Imana ryo rizamuyobora, hehe n'umwijima, hehe n'imihangayiko. Haleluya, urarikurikira nta kindi. Ibyo utazi nyine ubwo ntaremera ko ubimenya, ibitarakoreka nyine ubwo nuko atarabyemera, amahoro agenda aba menshi. Haleluya, ijambo ryawe ni itabaza, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Mana ishimwe cyane. Haleluya, niwe mucyo w'ukuri, nimureke tumuhanga amaso. Mu nshingano nyinshi ufite, mu bikurangaza bitandukanye, mu busore cyangwa mu bukumi, ikintu cy'umumaro wakora ni uguhanga Yesu amaso. Kandi ntaba ku musaraba hano ngo tumurebe, aba mu ijambo rye. Haleluya, shaka uko rigwirira mu mutima wawe. Turi mu gihe gitangaje, dufite ijambo ry'Imana hose, dufite ya Bibiliya yisoma, nuzi ko ari ukwisoma. Washyira mu matwi yawe ukagenda wumva, waba uri muri bisi, waba uri muri tray, waba uri mu modoka, waba uri hehe, waba uri mu kazi. Ahubwo ikibazo twagize ni inyota nkeya. Inyota nkeya itera umuntu gukunda ibiganiro kuruta gukunda amagambo ya Yesu. Inyota nke agatsindwa n'Uwiteka. Inyota nke igutera kumenya amakuru yose yo mu Rwanda,
utaza yo mu ijuru. Inyota nke dutera kugira amatsiko y'abantu, kumva ukavuga ngo utanse ko atatubwiye umubare w'abana afite, atatubwiye hatuye, atatubwiye ibintu bitagira umumaro. Ariko nyamara amakuru ya Yesu ntiturayumva yose, ni menshi kandi twatinze kuyamenya. Njyewe nakoze kuri Bibiliya ntinze, maze no kwikoraho sinanayijyamo ngo nyitindemo. Mfite ibintu byinshi byo kwiga kuri uyu mwami, ndangije nanjye mvuga ngo ni ibyago cyangwa n'umugisha, ntangira kwigisha ijambo ry'Imana ntarizi. Hanyuma ngo ntinde mvuga ngo ese ngo Gustave ngo yabyaye ryari, ngo yashatse ryari. Hanyuma nyine nabimbwira turaganira nk'inshuti n'abavandimwe, ariko then what? Mfite ibintu byo kwiga kuri Yesu ibihumbi ntari name. Hanyuma turi mu gihe kirimo umuntu mu rutugu ba Pawulo inzandiko yakemuzaga ibibazo by'itoro ryahanga nizo zahindutse Bibiliya, uvuga ngo barazihererekanyaga. Ariko umunsi dufite ibyanditswe, umwuka w'Imana yatwegereranyije, tubifite mu Byongereza, tubifite mu Biswahili, tubifite mu Bifaransa, tubifite mu Binyarwanda, tubifite bivuga. Igihe udafite n'umwanya wo gusoma, ariko inyota ikaba nkeya. Ariko Imana ishimwe kuko tuvuga ari nawe utanga inyota. Muhanga amaso ntuzamenye igihe inyota yaziye. Haleluya. Bitangire nk'umwitozo, spiritual discipline isanzwe, nko kujya muri gym cyangwa gukora siporo cyangwa ukora isuku mu nzu kuko biri ngombwa. Bitangire nkaho biri ngombwa, Mwuka Wera azashorera icyo inyota ize muri wowe. Umuhanga amaso utayamukora. Nta kintu cyiza nko kumenya Imana umuntu ari mutoya, kandi Imana itari ikigare. None se muri iyi si cyuza umwijima ungana gutya, urabona ibintu by'ibigare hari umuntu bizakiza? Ntibizakiza. Kera umuntu yaririmbiraga akibera no mu nzu y'Imana agasa nk'aho abaye amahoro, ariko uko umwijima urushaho gukara, umukristo utari intentionnel ntabwo azabaho, umuyaga uzamutembana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nk'uko umucyo wa Kristo rero atari amagambo ahubwo bwari ubuzima yari ariho, yari abayemo, niko nawe agushaka. Muri Yohana 9:4-5 yaravuze, Yohana 9:4-5 ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Arongera avuga ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Haleluya. Kuba umucyo rero yatweretse si amagambo, ahubwo bwari ubuzima bwe. Niyo mpamvu bavuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Kuba umucyo si ibintu duhimba, ni ugukora imirimo ibyo Data ashaka, niko kuba umucyo. Haleluya. Nta kintu, Imana ni nziza ku buryo nta kintu dusabwa guhimba. Burya kuvumbura biravuna, kuzamenya ngo ndafata iki cyerekezo ndabigenza gute, ndakurikiza, burya biravuna. Ariko ntabyo dusabwa, ni ukumurebaho no kumenya ibyo ashaka. Hanyuma tuvuga ngo dushoboze kuba mu byo ushaka. Ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Uyu mucyo ntiyari amagambo, ni ubuzima bwashyize mu bikorwa ibyo wadutumye ashaka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Nubwo rero twahamagariwe kuba umucyo, twibukiranye iki? Yuko njyewe nawe tutazigera tuba umucyo nyakuri. Kuko umucyo nyakuri urahari kandi ntuhinduka. Ahubwo dufite wa mucyo ni nka reflection. Ni nkuko nakwipozisiona mu izuba, wandeba ukajya ubona mfite nyine izuba kuri njyewe, ariko mu by'ukuri sinjye zuba, sinjye utanga umucyo, ariko ko mpanganye naryo, hanyuma umucyo w'izuba urangaragaraho. Imana ishimwe cyane. Ibi bintu tubimenye neza bituma dukomeza kwishingikiriza kuri Yesu. Haleluya. Kutishingikiriza ku kintu na kimwe cyo washoboye, cyo wabashije. Buriya abantu n'ibiremwa by'ibitangaza. Imana iduha kubasha ibintu byinshi, hanyuma bikaba byatworohera guhita tubyishingikirizaho. Ariko ntuzigera umucyo nyakuri, ntuzigera umurikira iri torero, sinzigera murikira isi. Ariko umurikira isi nimuhanga amaso azama ku mucyo we, isi igibona ndamurika, nyamara si umucyo wanjye ahubwo n'uwo mukuraho. Haleluya. Yesu yarabyivugiye muri Yohana 1:1. Reka twongere dusome kuva ku murongo wa 5. Uwo mucyo waviriye mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo. Haleluya. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyo akora uwo si we uwo mucyo, ahubwo ni wahamije ibyawo. Cyatumaga itorero rya kera rigira imbaraga, bari bazi position yabo. Hari igihe umunsi Imana
tutumbagiza ukuntu kugira ngo niwe wabaye umucyo. Ajya numva narabaye umucyo w'abantu bakurikira urutanze kuri YouTube. Kare umva ngo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo siwe uwo mucyo. Yohana niwe si wari umucyo. Icyakora uwo siwe uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri. Haleluya. Ngo kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Twebwe turi imico ariko ntituzigera tuba umucyo nyakuri. Mana ishimwe. Haleluya. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri. Uko tumenya ko ari we mucyo nyakuri, ko twe tutari umucyo, niko turushaho kumwisunga kandi niko turushaho kumurika. Ikigero wisunga Yesu ni nacyo kigero uzamurikaho. Ikigero wizera icyo kigero utazamurikaho. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Kubera ko abantu bose bamurebye bavirwa n'umucyo we, nkuko muri Zaburi 34 hatubwira 6 ngo bamurebye, kumurebaho bituma mvirwa n'umucyo we, hanyuma n'ubuzima bwanjye bugatanga Yesu, ubuzima bwawe bugatanga Yesu, bukatwara Imana. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Yohana 9:5 yaravuze ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Uwo ni Yesu wivugaga. Yaramaze gukizura umugabo wari waravutse ahumye, barimo baburana impaka zabaye impaka. Arongera asobanura icyo ari cyo n'iki cyamuza. Yavuga ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi, naraje kugira ngo umwijima uhunge. Haleluya. Ni iki giteye ubwoba mu buzima bwawe, cyangwa iruhande rwawe, cyangwa mu bawe, cyangwa cy'intege nkeya muri wowe? Ujye ureba ukavuga ati iki ni gisa n'ijambo ry'Imana, iki ni gisa na Yesu, sinimo kugerayo. Umuti wacyo n'umwe, gutumbira Yesu. Ntushobora gutumbira umucyo ngo umucyo ureke kukurasira. Ntushobora gutumbira umucyo ngo iby'umucyo bireke kukwinjiramo. Aho dutinze amaso niho hazagena urugero rwacu rwo kumurika. Haleluya. Hanyuma Yesu ntiyigeze atinya na rimwe kwinjira n'ahantu mu mazu y'abanyabyaha, cyangwa mu buzima bw'abanyabyaha mutera ubwoba. Yageze kwa Zakayo. Urabizi Zakayo yari yuriye igiti handi muri Luka 19. Noneho ngo abantu bivovotera ko avuze ngo agiye kurara kwa Zakayo. Inka bavuze rwose umuhanuzi ukomeye, we ntagira n'amaso. Ubu mu mazu yo muri uyu mujyi wose w'Iyeriko umuntu abonye yarara mu nzu ye ni kwa Zakayo. Abanyamadini tujya tubangukira guca imanza muri ubwo buryo. Ariko Yesu ntiyigeze atinya amazu y'abanyabyaha. Ntugatinye kumuzanira umutima wawe, ntugatinye kumuzanira ubuzima bwawe, ntugatinye kumubwira none undi munyabyaha rwimbi w'inshuti yawe cyangwa mugenzi wawe cyangwa uwo mukorana. Ntugatinye kumubwira Yesu. Haleluya. Yesu nta buzima atakwinjiramo wazane impinduka. Barivovota bati aha hantu niho wahisemo kurara muri iyi quartier yose, aha niho wahisemo kurara. Yinjiyeyo yavuze ijambo ku murongo wa 10, aravuga ngo kuko umwana w'umuntu atazanywe n'ikindi, yazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye. Abivugira mu nzu y'umunyabyaha. Kandi ahageze umucyo wahuye n'umwijima wa Zakayo. Zakayo yihana ako kanya. Haleluya. Yesu arihagije. Niwe dufite kuvuga, niwe dufite gutumbira, niwe dufite byinshi byo kumwigaho, niwe dufite kutamukuraho amaso, kuko ntatinya inzu z'abanyabyaha, ntatinya umutima w'umunyabyaha. Njya vuga ngo niwe muntu wera kwegerana nawe kandi wowe utera bidatera complex. Ubundi iyo wegereye n'umuntu uzi ibintu byinshi kandi wowe utabizi utumva ufite complex ukuntu. Ariko Yesu niwe wera, ukamwegera uri umunyantege nke ntiwumve complex, ahubwo kwera kwe kuragukurura kukakubera umuti ugukiza. Haleluya. Mu bintu bamugayaga ko n'inshuti y'abanyabyaha, mu bintu bamuneguraga mwene ibyo. Amaze guhamagara Matayo, Lewi, murabizi Lewi yari umukoresha w'ikoro kandi abakoresha b'ikoro nyine babarwaga mu banyabyaha. Amaze kumuhamagara, hari abanyabyaha bafite umutima mwiza wo kwakira Yesu tuba tutazi. Amaze guhamagara Matayo amukurikiye, Matayo yahise akoresha ibirori mu rugo rwe.
kandi imibare yagiye igaragaza ko abantu bagikizwa vuba ari nabo bazana abantu benshi kuri Kristo. Mwari mubizi? Mani tubabarira bamazemo iminsi tuba dufite gahunda nyinshi z'urusengero zihuta ku buryo tutagifite umwanya wo kujya guca ku banyabyaha bakigenda buhoro ukurura uzana, ariko umuntu uvuyeyo vuba bimworohera kuzana abandi. Imana itugarukeho. Hanyuma Matayo ahita akoresha ibirori mu rugo rwe, akoresha umunsi mukuru. Urumva hari abanyabyaha bagenzi be, hari abakoresha bikoro bagenzi be, hanyuma Yesu yari yicaranye nabo. Hanyuma abafarisayo n'abandi bigisha amategeko baravuga ati kose kuki umwigisha wanyu asangira n'abanyabyaha n'abakoresha bikoro? Uyu mugabo wuje imbabazi nta kibazo yari afite cyo kwicarana n'abanyabyaha, kuko yari yizeye imbaraga ziri muri we zo kubakiza. Haleluya. Ntushobora kumurika kuko data bishaka tutamutumbereye, tutamuhojeje w'amaso ngo dutize umutima yari afite. Muri Matayo 9 reka mbasomere kuva ku 9 ngo Yesu avaye akigenda abona umuntu witwaga Matayo yicayeho yakoresherezaga ikoro, aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu bafungura, haza abakoresha bikoro benshi n'abanyabyaha abakoresha bikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be. Abafarisayo babibonye babaza abigishwa be bati ni iki gitumye umwigisha wanyu asangira n'abakoresha bikoro n'abanyabyaha? Abyumvise arababwira ati abazima si bo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. Haleluya. Ngo ariko nimugende mwige ukwira ijambo risobanurwa ngo icyo nkunda ni imbabazi si bitambo, sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Haleluya. Reka tumusabe ubuntu asoza bwo kutamukuraho amaso. Muri iyi si icuza umwijima nihe hantu ukeneye gutumbera? Muri iyi si irimo ibintu biteye ubwoba nihe hantu ukeneye utinze amaso yawe? Mwanditsi w'Abaheburayo yaratubwiye ngo nidutumbire Yesu wenyine wibanze ryo kwizera. Haleluya. Aho uzashyira focus yawe uzasa naho. Ntabwo twaba amatabaza muri isi icuza umwijima. Ntabwo washobora gukunda aba bantu badashobotse, ntabwo washobora kubabarira abawe bagoranye, ntabwo washobora gutunga umutima wa Kristo utamutumbiriye ngo agutize umutima we, agutiza amaso ye y'imbabazi, agutiza urukundo rwe rudakama, aguha umutwaro we, kandi umutwaro we ngo ntabwo uremereye, kumukorera ntibivunanye. Muri schedule yawe, mu masaha yawe 24, mu nshingano ufite, uri mutoya cyangwa umaze gukura, niki cyakumara impagarara z'ubuzima? Niki cyatuma ubasha kumurika muri isi icuza umwijima kandi utamurika rimwe na rimwe, umurika bihojejeho no gutumbira Yesu? Nuko amagambo ya Yesu akomeza kuba mu mutima wawe, nuko umuhanga amaso, uzashira ubwoba, uzashira impagarara, uzahabwa ubuntu n'imbaraga bye, uzagira ubuzima buvomerewe butakizima. Ni umunyembabazi ku kigero atajya ahutaza abanyantege nke. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo urumuri rucumba ntabwo aruzimya, ngo n'urubingo rusadutse ntabwo aruvuna. Turasabwa kumurika muri iyi si icuza umwijima, ariko ari igihe ubuzima nawe buba bwaragukubise bugatuma urumuri rwawe rucumba kwenda kuzima, kuko nawe ubuzima bwagukubise. Erega ntabwo Satani aza gukomera amashyi, azakurwanya kugira ngo utamurika, azakwicisha ibyaha cyangwa kwicisha imibabaro kugira ngo nakaka muri gatoya kazime. Ariko ni umuhanga amaso, urumuri rucumba ntabwo aruzimya, urubingo rusadutse rwendaga gutwarwa n'umuyaga ntabwo aruhutaza, ararukomeza. Ni umunyembabazi, ni umutunzi w'imbabazi, ni umugizi wa neza. Ntabwo yazanywe no kuduciraho iteka, yazanywe no kudukiza. Ibyo agushakaho bibitswe muri we. Hari umuntu yibaza icyo ari bukoresha nuko ari bubibasha, akaba abizi ko akeneye kuzura umwuka wera, akaba abizi ko akeneye gusenga, akaba abizi ko akeneye kwiriza, akaba abizi ko akeneye kuvuga ubutumwa, akaba abizi, ariko imbaraga zibishobora akazibura. Ariko ziri muri we. Niwe mwami ukorera muri twebwe ibyo yadusabye gukora.
ngo niwe udutera gukunda no gushobora ibyo we yishimira abikorera muri twe. Ariko ubusabane bwawe nawe kumuhozaho amaso, kumenya ko udepanda kuri we, imbaraga ziva muri we, gukiranuka biva muri we, kumurika biva muri we, gukunda nk'uko akunda biva muri we. Numuhanga amaso uzasa nawe, uzamurika, uzagira buriya buzima bw'abahiriwe yatubwiye. Bazagutuka baguhora izina rya Yesu, ntibigire icyo bigutwara. Uzarenganyirizwa gukiranuka, ntibigire icyo bigutwara. Umwanzi azagusaba ngo akugosore, ntugire icyuba. Ongera urebe uko umunsi wawe uteye, ongera urebe uko amezi yawe ateye, ongera urebe uko ubayeho, maze umusabe inyota yo kutamukuraho amaso. Twese turi abantu bafite ubwenge, ntushobora guhanga amaso, gutinza amaso ku kintu kidafite valeur mu mutima wawe. Ikintu iyo kibaye icy'agaciro nibwo gitinzaho umutima. Ku ijambo ry'Imana ritubwiye aho ubutunzi bwacu buri niho umutima wacu uri. Ifaranga niri kubera ubutunzi ryonyine uzayihozaho umutima n'impagarara, ariko Imana ni gukora ku maso. Uko Pawulo yasengerera itorero rya Efeso avuga ngo ndabasengera ngo amaso y'imitima yanyu akinguke, ahweze mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye, mumenye ibyo mubikiwe mu ijuru. Imana nikora ku maso yacu, tuzamenya ubutunzi butagira akagero buzanwa no kumenya Kristo. Icyo gihe ntuzaba ukinyingingira kuba mu ijambo, ntuzaba ukinyingingira kuba mu rusengero, ntabwo uzaba ukibimpamagarira, ntabwo uzaba ugikenera kubinyibutsa, kuko azaba mbere ubutunzi butagira akagero. Bakundwa, ubu bwami twajemo ni ubwami butagereranywa. Ntabwo ari ubwami n'ibyago byo kubamo kuko umuntu yabuze ibindi abamo. Oya, Yesu avuga ubwami bw'Imana, yaravuze ngo bugereranywa na trésor, ibuye ry'igiciro cyinshi. Ngo umuntu yaremwe ahinga mu murima, ngo agwa kuri iryo buye ry'igiciro cyinshi, ngo bimutera kugurisha ibyo yari afite byose. Niba ubwami bw'Imana atari uko bukubereye, ntabwo urabugeramo, ariko wabugeramo uyu mugoroba. Iyo tubugezemo tuba tubizi ko kubyara ari byiza, ariko bihita bigira agaciro gake. Ubizi ko kugira umugabo n'umugore ari byiza, ariko bihita bigira agaciro gake. Ubizi ko gutembera isi ari byiza, ariko bigira agaciro gake iyo bigereranyije. Niko Pawulo yavuze, ngo ibindi byose byamubereye nk'igihombo, biba nk'amazirantoki, biba nk'amasi. Ngo iyo habayeho kugereranywa n'ubutunzi butagira akagero uzanwa no kumenya Kristo. Niba ubwami bw'Imana no gutumbira Yesu bidafite agaciro kangana gutyo, kaguhombye ibindi bintu byose, ntabwo urabugeramo, icyakora wabugeramo. Abagabo batubanjirije ibi bintu barabipfiriye. Stefano babateye amabuye, ntabwo bamuteye ibuye rimwe ngo rihite rimuhwanya, bamuteye rimwe bamwongera irindi, baramwongera inshuro ntazi kugira ngo abihakane. Yari umusore mutoya nka benshi ahangaha, ariko ntiyabihakana kuko yararungurutse abona Yesu, abona umwana w'Imana ahagaze aje kumwakira. Ngo abantu bamwitegereje basanga arasa n'abanyamahirwe, ngo bamwitegereje ngo basanga mu maso ye hameze nk'amarayika. Umubabaro w'isi ntacyo wamutwaye. Mu isi tugira imibabaro ni rusange mu bantu, ariko iyo Kristo yatubereye ubutunzi butagira akagero, imibabaro ntidukamura, turushaho kurabagirana, dusohokamo kwizera kwacu kurushaho kurabagirana. Muri iyi si tuzi umwijima, nudatumbira Yesu, icyo Yesu yagushakagaho igihe yaguhaga agakiza ntabwo kizagerwaho. Wenda uzapfa ujye mu ijuru, ariko uzakira nk'umuntu ukuwe mu muriro kandi warongewe imyaka yo kubaho. Bakundwa, agakiza kacu gatandukanye n'aka cya gisambo cyo ku musaraba. Igisambo cyarakijijwe gihita gipfa, nta mirimo icyahawe amahirwe yo kumurika mu isi, ariko njye nawe twarakijijwe. Uyu munsi maze imyaka 28, nawe ufite iyo umaze. Twarakijijwe, duhabwa amahirwe, twongerwa iminsi yo kubaho ngo duse na Yesu, tugaragaze Yesu. Ntabwo twabishobora tutamugumishijeho amaso n'umutima. Reka winginga Imana, kaduhaguruke dusenge. Winginga Imana, uyibwire ngo ndashaka buriya butunzi abantu barindaga gupfira,
umubwiza ukuri, mubwira uti hari igihe mba numva ari ibintu biri aho bigereranyije rimwe na rimwe kubana na boyfriend bindutira kugukunda, rimwe na rimwe kubana na girlfriend bindutira, hari ibintu bikuruta. Umubwiza ukuri, erega n'umutunzi w'imbabazi, n'umugizi wa neza. Mubwira uti rimwe na rimwe kubyara neza ngashingira nizihirwa n'abantu bakanshima bakavuga ko ndi umugore w'igitangaza bijya bindutira kuba wawe. Umubwiza ukuri, mubwira uti buriya ubutunzi butagira akagero nibwo nshaka mu mutima wanjye, ndashaka kumenya ku kigero umenywaho. Tujya dukundana nkabwira Yesu, ndumva ashaka kugukunda. Niba hari umuntu wigeze kugukunda mu isi, ndumva ashaka kugukunda kuruta abo bose. Ni nako yabwiye Petero yarasubiye kuroba, yaramubwiye ngo Petero urusha abo bose kunkunda. Naje mbwa ati ragira umukumbi wanjye, ragira abana b'intama. Ntabwo wamurika hano ku isi utarushijeho kumukunda. Uko tumukunda niko tumurika, kuko urukundo rwe ni ubuzima, urukundo rwe ni imbaraga. Mubwiza ukuri uko ubuzima bwawe bumeze, uko mubanye, uko mumerewe mu mutima. Umubwiza ukuri. Ese uru rumuri rucumba, ese uru rubingo rusadutse, ese usigaye wibaza ngo iby'Imana se, ese nuko igihe kimwe umuntu w'Imana umwe yageze kunyandikira kera ngikoresha Facebook, aranyandikira arambwira ati Hortense, nanjye ndi umukozi w'Imana mugenzi wawe, ariko ibyo bintu uvuga ntibigikora. Ndabwira ntibirakora, ati hoya, nanjye nahoze mbivuga, ayiwe ndabwira hoya birakora, sinzi icyakubayeho ariko n'ibizima n'ubuzima. Hari igisi kuzunguza ukagira ngo ibi bintu ni igipindi, ukagira ngo ni amakuru ashaje, ukaririmba kuko ugomba kuririmba, ugaterana kuko nudaterana bazakubaza, abapasita Giseve bazakubaza aho wagiye, bagenzi bawe bazako. Ariko ibintu ni ubuzima buruta ubundi buzima bwose. Aya mahoro Yesu avuga arahari, ubuzima bwo kumera nkaho utuye mu ijuru kandi uba mu isi nibwo ntiyakabije. Yaravuze ngo sabisi niko kuri, ubarinde umubi. Simbasabira ngo bakure mu isi, ahubwo yibarindiremo. Niko kuri ayiturindiramo, tuyibamo tutarabayo, tutagifatwa n'ibyaho. Suko tutarira, suko tutakubitwa n'ubuzima, ariko hari ahantu hatagerwa. Katumuzamura amaboko tumwe ngo turashaka ubwo buzima bwo kukubona wowe mucyo ukuri. Ntabwo twakubwira abandi utatwuzuye, twajyana iki, twavuga iki? Ko twamurika muri janvier, muri mars tukaba twazimye, ko twamurika tukajya kugera muri December twarangiye, twarambaraye, ko imirimo yatuzimya burundu. Reka tumwinginga dusukire ubuzima. Petero yaramukundaga ariko ataruzura umwuka wera, yabuze imbaraga. Yari yambwiye ati nubwo abantu bose bakuvaho, njyewe ndagirana nawe mu rupfu, kandi yabivugaga azi ko azabishobora. Yesu aramubwira ati uranyihakana isake uraba unyihakanye. Petero ati ntabwo byashoboka, njye sinakwihakana. Petero yihakanye umwami amukunda, yamaze kumwihakana ararira, ariko igihe cyarageze ubuzima bw'Imana buramwuzura, hari ndagera mu rupfu atongeye kubivamo. Agihamya Kristo yuzuye imbaraga, atagitinya urupfu, atakimwihakana. Hari igihe intege nke gutera kumwihakana, ugakora ibintu abakristo badakora kuko ufite intege nke. Ariko ubuzima bw'Imana nibutwuzura tuzabaho kubwe. Yazamwijwe aravuga muri Yohana 7, aravuga ngo umuntu nagira inyota azahondi anywe, ngo umuntu nanyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ngo ibyo bizerekeje ku mwuka wera, abamwizera bendaga guhaka. Abamwizera twageneye ubuzima bw'Imana butemba muri twe, si bitonyanga, si ibyo twigirisha, si ingamba dufata mu gitondo ngo nongeye kwimunyamunya, ngo ngiye kugenda ngo ntatukana, ngo ngiye kugenda ntareba iby'isi. Si ingamba, n'ubuzima bw'Imana buba muri twe bukazana impinduka. Twebwe abantu buntu basanzwe, Imana igakorera muri twe, ikatwubaka, tukubakika. Kamere yacu ikagenda ibambwa, kwikunda bikagenda bibambwa, self ikagenda bibambwa, Kristo akagenda yuzurira muri twe. Arabishoboye kandi yabigeneye abamwizera, si ibya bamwe, ibya twese. Data tukuzamuriye amaboko muri uyu mugoroba,
waduhamagariye umurimo w'igitangaza ngo kumurika muri iyi si tuzi umwijima, kandi tuzi umwijima. Hari igihe umwijima wahereye iwacu mu mazu, ugahera mu mbyaro zacu, ugahera mu nshako zacu, ugahera aho dukorera Nyangora ku Ngoma, ayi ukadusanga no mu rusengero, tukabana na bene data batakizwa, cyangwa natwe ubwacu ntidukizwe. Ayi mwami w'abami, ayi mwami w'abami, ntabwo twabishobora. Tuje kukuzamurira amaboko, waduhamagaye kumurika, uratubwira abahiriwe abaribo. Twakwitegereza tugasanga isi ntibyita guhirwa, ariko tukugarutseho waravuze ngo ni wowe mucyo nyakuri, ngo ukiri mu isi uri umucyo. Muzehe Simoni yarakureze ngo abona n'agakiza kageze mu isi, ngo kiteguriwe abari mu isi bose. Tukugarutseho mwami w'abami, tuguhanze amaso, tukuzamuriye amaboko, turakubwira ngo egura amaso yacu uyakure ku bitagira umumaro dutinama bikadukamura. Garura amatwi yacu uyakure ku bikuru by'iyi si bitagira umumaro, utwuzuze inyota y'ibyawe kugira ngo ubuzima bwawe butembe muri twe mwami w'abami. Tugaruza imbabazi aho twatamye, tugaruza imbabazi neza aho twayobaguritse. Akariro kacu kacumbaga, urumuri rwacu rurimo ruzimata. Ayituje kuguhanga amaso ngo ubuzima bwawe bwuzurire muri twe, maze udutume. Niko Yesaya mu ntege nkeya ageze aho uri, aguhanze amaso, yumva ijwi ryawe rivuga ngo ndatumane, ninde watugende? Ndatumane, ninde watugende? Ijwi ryawe riracyabivuga. Muri iyi si tuzi umwijima yuzuye ibyaha n'ibyago, uracyabaza ngo ndatumane, ninde watugendera? Ninde watugendera? Ugasanga turahetamye, ugasanga turapfuye, ugasanga ntidufite umwanya, ugasanga nta mbaraga. Ayi, ariko umukozeho, ukojeje ikara ryaka ku munwa we, haravuga ngo ni njyewe bari njye utuma. Nari umunyaminwa yandu, nari ntuye mu bantu b'intege, nanjye nuzuye n'intege, ariko mpuye nawe nambikwa imbaraga nawe. Mwami, natwe turi hano tukuzaniye ubuzima bwacu, tukuzaniye imibereho yacu, tukuzaniye ibitugize Nyangora ku Ngoma, ngo udukurire amaso ku bitagira umumaro byatwambuye imbaraga, bikatwambura imbaraga, bikatuzimya. Duhe inyota y'ibyawe, wowe soko y'ubuzima, wowe mucyo nyakuri, ngo abakurebyeho bose baviriwe n'umucyo, ntibongera kugira ipfunwe, ntibongera kubebera. Warasezeranyije abakwizera, uravuga ngo abagukurikira ntibazongera kugenda mu mwijima na hato. Duhe kutagukuraho amaso kugira ngo duhorane umucyo muzima. Umugisha itorero ryawe, umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe, utwuzuza umwuka wawe wera kugira ngo tugende tumurike nk'uko wabidusabye. Nta kintu wigeze udusaba kidashoboka, nta nubwo wari wizeye twebwe, ariko wari wizeye ibyo uzakorera muri twe. Natwe turakwemereye mwami, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha.